uyu munsi nanone reka twongere twiganirire ku mbuga ya Feza. Turaganira, turadandura, tukasasa inzobe rwose tukungurana ibitekerezo. Uyu munsi rero muri bimwe byatambutse gire bicicikana, hari video yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bitandukanye. My girl, my all look yellow coat, incomparable, yay. Oh, you shine so bright, little girl, so pure, so true. Mama's there for you, lovely bow, you bow, 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 lovely bow. You bow, we adorable, bow, 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 lovely bow. You bow, we want more. Inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku mbuga ya Feza, turabashuhuje, mwongeye kwirirwa, turizera ko mwabaye amahoro uyu munsi ko mwahashye mukaronka mu mirimo itandukanye mukora ko byabagendekeye neza rwose pe nkuko tubifuriza. Natwe twabaye amahoro kandi akanika kanyakiza twongera kuza hanga tukaganira, tukareba byinshi byatambutse, tukagira ibyo tuvugaho, tukamenya amakuru uko byire bigenda hirya no hino, tukagira ingingo tuganiraho, byabase udushya dutangaje twatambutse, byose turabirebaho. Rero tubahaye ikaze cyane bakunzi bacu aho muri hose, tubahaye ikaze abari mu gihugu imbere, tubahaye ikaze abari ku mipaka y'igihugu, amapaka yose y'u Rwanda ku mpande enye z'igihugu, tubahaye ikaze abari ku mipaka, baba abahakorera, baba barimo kuhanyura, baba n'abagiyeyo cyangwa se babayo abahatuye. Yes, tubahaye ikaze cyane. Hanyuma duhaye ikaze abaturanyi bacu mu bihugu duturanye, ababasha kumva ururimi tuvuga, tubahaye ikaze kandi abanyarwanda n'abo mu Kinyarwanda bari hirya y'u Rwanda, muri Afurika no mu yindi migabane. Twishimiye ko njya kubana namwe uyu munsi, turizera ko amahoro. Nkuko bisanzwe i Kigali harashyushye, hiriwe hashyushye, mbega igihe Satani azarangiza vakanse bizaba hatari. Ariko rwose atubabarire asubire aho yarari rwose, ntago ari sawa. Asubire rwose arangize ikiruhuko cyangwa se agenda atemberera ahandi naho ibyiza bitatse indi migabane ajye kureba. Abatubabarire rwose bavuye inaha. Yes. Ngaye nguko rero turizera ko rero mwabaye amahoro, turizera ko mumeze neza. Ya, uyu munsi nanone reka twongere twiganirire ku mbuga ya Feza. Turaganira, turadandura, tukasasa inzobe rwose tukungurana ibitekerezo. Uyu munsi rero muri bimwe byatambutse gire bicicikana, hari video yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bitandukanye, ku kigo kimwe cy'ishuri, ishuri rya kaminuza, aho umuntu yahinjiye arwana n'abasekirite bari bahari. Mu gukurikirana amakuru twasanze byabereye kuri kaminuza East African University of Rwanda. Hanyuma ngo akaba yari umunyeshuri w'umunyamahanga wo mu gihugu cya Liberia, wari warirukanwe n'iyo kaminuza kubera ikibazo cy'imyitwarire mibi. Hanyuma arangije agaruka kuri iyo kaminuza yirukanweho. Ibyo byose buriya iyo birukanye umunyeshuri batanga amabwiriza ku basekirite cyangwa se abarinda, ibyo byose ashobora kuba abatemerewe kugaruka kwinjira muri iyo kigo ku mpamvu zitandukanye, ko ashobora guhungabanya umutekano, ko ashobora n'ibindi byinshi wenda izindi mpamvu zitandukanye, kandi koko bafite duhaye kumwirukana, kutamwemerera kongera kwinjira muri icyo kigo. Ubwo rero abasekirite amabwiriza baba bayafite, bayazi ko umunyeshuri atagomba kwinjira muri icyo kigo. Hanyuma rero umunyeshuri rwose arizindura ngo ajyayo, aragenda ashaka kwinjira muri icyo kigo ku ngufu. Hanyuma abasekirite bari bahari, umusekirite w'umugabo n'umusekirite w'umugore barwana nawe. Rwose amavideo yacicikanye barimo kurwana imigeri, ingumi, ndetse umusekirite w'umudamu urimo anikubita hasi, umunyamahanga, umunyeshuri w'umunyamahanga yamusunitse, umudamu yikubita hasi, sinzi niba ntacyo yabaye. Rero rwose ibi bitumye uyu munsi nifuza ko tuganira kuri iki kintu. Ntago ari ubwa mbere, si ubwa mbere tuyibona, si ubwa mbere bibaye hano mu Rwanda, abanyamahanga bagaragaza imyitwarire idahwitse muri iki gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se bitwara nabi ku bene igihugu. Hanyuma wenda bamwe bageraho bagahanwa cyangwa se bakabibazwa, ariko bigeze habi. Ubu uyu nguyu iyo iyi video idafatwa ngo isirikire, yari kuba yabakubise agataha akagenda rwose akasubira aho yarari, neje akazagaruka wenda kongera kubakubita. Ariko reka tuvuge kuri iki ngiki. Ni iki gituma abanyamahanga bari mu Rwanda bari
donc bari free cyane, sinzi bari free cyane kubijyanye no kubahiriza uburenganzira bw'abene gihugu, bari free cyane kubijyanye no kubaha abene gihugu, bari free cyane kubijyanye n'imyitwarire mu gihugu kitari icyabo. Nk'urugero mu bindi bihugu ababa mu mahanga cyangwa babayeho murabizi, mu bindi bihugu reka dufate nk'urugero nka Amerika. Ejo twabonye Amerika yohereza umunyarwanda wari urangije igihano, kandi si uwa mbere yohereje, usibye ko uriya we yaraje gukurikiranwaho ibyaha bya jenoside n'ubundi, ariko n'abandi iyo uwagize ikosa ukagira ibyago ugafungwa ntabwo wongera kuba mu gihugu cyabo, bahita bakudeporta. Iyo uguye mu ikosa ntabwo bakwihanganira, bakohereza mu gihugu cy'iwanyu, kandi kuba uri umunyamahanga mu gihugu cy'abandi hari ibyo butemereka. Atari nko mu gihugu nka Korea y'Epfo, Korea nyine iba ari Korea y'Epfo, kuko Korea ya ruguru ho uramutse usibye ko utabona kugira ngo ujyeyo nyine biba nabyo bitoroshye, uburyo waba wagezeyo nabwo tutazi ubwo ari bwo, ariko wanahageze ugakorera iryo kosa ho nta nubwo twakwirirwa tumenya mu bitangazamakuru ngo baguhanye bakwitayeho waburanye wagize gute. Bahita ari ahantu bakujyana hataba ama identité, hataba donc abantu utirirwa ubaza ngo urinde ngo uri kanaka ngo uvaho ujya hehe, ujyayo nyine ukamera nk'abandi bariyo. Ubwo ko bamera nyine wabimenya ugezeyo uramutse uri umunyamahanga wakoze ibyo bintu muri Korea ya ruguru. Ariko twivugiye muri Korea y'Epfo, igihugu gikurikiza amategeko, kigerageza kugendana na norme z'ibindi bihugu hanze hano ku isi tubona. Muri kiriya gihugu uri umunyamahanga ugakora ikosa, ukadufata nk'ikosa ryoroheje, kuviola zebra crossing, bahita baguhambiriza usubira mu gihugu cy'iwanyu, bakanakubracklistinga. Uvuga ngo ntabwo wemerewe kongera kubona visa yo kwinjira muri icyo gihugu uri umunyamahanga. Reka rero ibi bintu wenda tunabihuze no mu bindi bihugu, yaba ibihugu by'i Burayi. Ibihugu by'Uburayi tujya tubona iyo umunyamahanga akoze ikosa muri biriya bihugu by'i Burayi bigashyuha, ariko kubera iki uyu munsi abanyamahanga bari mu Rwanda barimo kwitwara uko biboneye. Uyu munsi tubonye nguyu umunyaliberia wakubise abasekirite ku kigo cy'ishuri. Mu minsi yashize twabonye Umushinwa wahambiraga abakozi akoresha atabahemba, akabakubita nk'ukubita inyamaswa yababoheye ku biti. Ariko nyine kuki abanyamahanga biborohera cyane gusuzugura bene igihugu, bakasuzugura mu gihugu cyabo? Kuki biborohera cyane kumva bakora ibintu nk'ibyo ngibyo? Kuki biba biterwa n'iki? Yego dufite kububaha, dufite kubakira neza na yombi abatugana, ariko kuki bibaho urwaho bigatuma bo bitwara uko kugira ngo si yo mpamvu ibi bihugu birimo kuborohera kumva akantu gatoya kabaye ku Rwanda bakumva bafatiwe ibihano uko biboneye, bagahita bumva bose barukiniraho, nyine buri wese arutanga icyifuzo uko yiboneye. Ahari si dushobora kuba twaraguye amarembo cyane tugakabya, uyu munsi noneho abantu bose bakaba babona ko mu gihugu cyacu kudusuzugurira iwabo birumvikana. Bajya hanze mujya mubibona, badusuzugurira iwabo, iyo tugiyeyo baradusuzugura bakanadufata uko bashaka mu bihugu byabo. Abize mu Buhinde barabizi, mwigeze kubona ko bigitangira abanyeshuri b'abirabura bajyaga bakubitwa mu Buhinde bamerewe nabi cyane batari bunatahe. Mu Bushinwa byarabaye, no mu bindi bihugu bijya biba, bari mu bihugu by'u Burayi ukabona ukuntu abantu bazengerera bari mu bihugu by'ibara bakadukubitira mu bihugu byabo, mahama bakaza n'iwacu bakahadukubitira. Muzowe aho nitwaba twaruguye amarembo cyane tugakabya, bungu bikaba amarembo akaba yagutse cyane ku buryo ari byo bishobora kuba birimo kubaho icyuho cyo kwitwara uko bitwara uko nguko. None uyu munsi hakorwa iki? Bigende gute kugira ngo abanyamahanga bumve yuko igihugu barimo, niba baracyakiriwemo, barakingura amarembo bakinjira, igihugu kikaba gikurikiza amategeko, bumve ko bagomba gutangira kubaha abene gihugu. Buri muntu afite uburenganzira mu gihugu cye. Yego n'uburenganzira bw'abantu kuri muvuma, usibye ko hari ibihugu izo muvuma bitazemera. Nk'ubu nkatwe abanyafurika, ibihugu twemerewe kujyamo ku isi ni bikeya. Uzi sakasi zo gusaba viza kugira ngo ujye mu gihugu cy'abandi, wanageramo baba bagucunga ku jisho ngo utahaguma gutagira gute. Ariko twebwe turakinguye visa free, hanyuma nibarangiza bitwara uko nguko biboneye. Bigende gute kugira ngo abanyamahanga batangire kubaha abanyarwanda bubahire mu gihugu cyabo? Uriya mu security uri mu kazi ke hariya ari nk'umunyarwanda wabikoze, akasanga abasekirite hariya ku kazi kabo. Nabonye umuvugizi wa polisi avuga ngo bari abasekirite ngo bababaze ngo bijyanye ngo n'imyitwarire. Ntuzawe umuntu yinjiye agukubita, imyitwarire buriya bari abantu baba bategerejweho n'iyi imyitwarire. Donc police
uyu umuvugizi wa polisi iyo abantu ngo bayitwayeho nabi ngo bayirwanyije irabarasa, abantu barwanyije polisi irabarasa. Kuki abarwanyije abasekirite mu kazi barimo polisi yumva babazwa iyo myitwarire, kandi polisi yo atari uko nguko ibigenza? Polisi wenda ahangaha tuzayibaza izadusubiza, ariko kuki urimo korohera abanyamahanga kuba bakitwara uko bitwara uko nguko hano imbere bakabyitwara gutyo ku benegihugu? Kubera iki? Bikwiye rero kuba bihinduke rwose, bihinduke. Abanyarwanda babe mu gihugu cyabo, he kugira umunyamahanga uza kukibasuzuguriramo, he kugira umuntu usuzugurira umuntu mu kazi ke. Bariya basekirite baravunika, bariya basekirite nubwo bakora shift, ugiye kureba amafaranga benshi baba bahembwa ni ntica ntikizi. Ugiye kureba aho baba baturuka kugira ngo bagere ku kazi aho bakorera haba ari kure. Usanga nk'umuntu ashobora kuba akora urugendo rw'amasaha 2. Abenshi buriya uzitegereza abasekirite, niba abantu mujya mukunda gutaha mu masaha y'umugoroba, mu gihe cyagiye tuba tubyiganira mu mihanda za mbutiyaje, abantu bananiwe kugenda, haba bari kuri moto, imodoka ari nyinshi cyane zuzuye umuhanda, bari abasekirite barimo kugenda n'amaguru. Uzacunge neza uzabibona, baba bari mu mihanda, iruhande rw'imihanda, bakata mu muhanda umwe bambuka mu wundi, bazenguruka kuri rompe baca muri. Kubera iki? Bambuka udusozi bakambuka utundi kugira ngo bajye kuri kaya kazi. Kubera iki umusekirite ukora akazi bimugoye gutyo kugira ngo nabone ubuzima? Kuki umuntu ashobora kumusanga mu kazi ke akakamusuzuguriramo, akanamukubita, hanyuma urwego nka polisi rukavuga ko umuntu akwiye kubabazwa imyitwarire ye? Muragira ngo bitware gute? Bitware gute imbere y'abantu barimo kubakubita? Ubushize hari kese yageze kubaho, ababyibuka, kuri nyakubahwa senateri Evode yahohoteye umusekirite ahantu ku kigo kimwe umusekirite yakoraga. Murabyibuka neza, senateri yataraba senateri ubwo yagiriwe inama kwegura mu mirimo yari arimo, asezera mu mirimo yari arimo, asaba uriya musekirite imbabazi kubera yuko yamuhohoteye ari mu kazi ke, kandi ngira ngo ntiyari yanamukubise, si yuko yaramubwiye nabi. None niba nyakubahwa ashobora gutegekwa gusaba imbabazi umusekirite yabwiye nabi, kuki umunyamahanga uwo yakubise uwo musekirite ari we usabwa kubazwa imyitwarire? Why? Usiye ko nta n'ukwiye kuba yirengagizwa. Aha twebwe turimo turareba umwenegihugu, ikindi tukareba umuntu uri mu kazi ke, ikindi cya gatatu tukareba umugore w'umunyarwandakazi. Uyu muntu wakubise uriya musekirite w'umugore akamusunika akagwa, ngiye ku rwanjye ruhande ndumva bitakabaye birangirira aho ngaho byo kuvuga ngo njye kubazwa imyitwarire. Inzego zakabaye zihaguruka, uriya mugore uburenganzira bwe bukubahirizwa, uriya mugore agahabwa ubutabera. Kuko niba ari ku kazi, ushobora kuba yasize abana mu rugo, ushobora kuba yasize umuryango mu rugo, kuyihe mpamvu umuntu amuhohotera ku karubanda bigacaho gusa? Babikurikirane, inzego zibikurikirane, uriya muntu abibazwe, ndetse uriya mugore bamuhe n'indishyi z'akababaro kuko yahohotewe. Uriya ni assault, biriya ni ibyaha by'urugomo, ni ibyaha byo gukubita. Niba hari naho wenda nuko atakomeretse ariko yamukubise, mu bigaragara iriya video ko bigaragaza, abanyamategeko barahagana hehe? Yo numva nahamagarira imiryango ireberera abakozi, ireberera abagore, igahaguruka kuri iki kibazo uyu mugore n'uriya mugenzi we bari mu kazi bakubitwemo. Hanyuma kandi ibintu by'ububanyi n'amahanga nabyo bireba uburyo babyigaho, kubera yuko abanyamahanga barimo bararengera, imaze kuba too much. Kubahana no kubohereza iwabo ndumva bitagihagije, birakwiye uko hajyaho izindi ngamba ku buryo abanyamahanga bamenya yuko batagomba kuza kwitwara gutyo mu gihugu wasanzemo abenegihugu. Ngayo nguko rero, tukivuga rero ku musekirite w'umudamu wasunitswe n'umunyamahanga, reka tuhite tunakomerezaho. Ejo ni umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore ku isi mpuzamahanga. Ubwo ni ku isi, ntabwo ari mu Rwanda gusa, ntabwo ari muri Afurika gusa. Hari iminsi imwe tujya tubona yahariwe ngo umwana w'umunyafurika, ngo yahariwe ngo iki muri Afurika sinzehe, ugasanga byihariwe na Afurika cyangwa se, ariko ni umunsi mpuzamahanga w'abagore. Niba rero umunsi mpuzamahanga w'abagore urejo, hari abagabo mu kanya nahoze numva barimo kuganira, niba bavugira ngo bari basinze, barimo kuvuga ngo umwe yavuze ngo ari umunsi w'abagore. Umugore yabasanze bicaye barimo kunywa, aravuga ati niko mwangure nanjye ko ejo ari umunsi, ntimuzi ko ejo ari umunsi wacu. Nuko umwe muri bagabo bahita bavuga ngo ejo ntituzabakira. Seriously, ku munsi w'umugore, donc ikintu cyumva wavuga
ikintu kise cyihuta kukuzamo ni ntituzabakira. Wayi kuki mugiye kutabakira? Barabagira gute? Abagore wenda abagore bazatubwira. Abagabo donc niki kibazo gihari gituma abagabo bumva ku munsi w'abagore batazabakira? Muzabakubita se? Mugiye kubarusha imbaraga se? Kubundi twajyaga tubona bimeze bite ku munsi w'abagore? Umunsi w'abagore rero ntekereza ko ubundi wakabaye mu minsi yashize mikeya, nibwo twizihizaga Saint Valentin, abantu babwirana utugambo twiza, bakunda n'ikibirori. Njye ntekereza ko umunsi w'umugore, umunsi wahariwe umwari n'umutegarugori, nako umugore, umunsi wahariwe umugore wakabaye, niba ufite umugore wakabaye ahubwo noneho ahubwo aribwo umugaragariza yuko ari umugore, umugaragariza ko ari umugore wawe, ukamugaragariza yuko ukamugaragariza ko ari umugore mu buzima bwawe. None aho kugira ngo mube bari byo ngibyo turimo kubona mwitegura, murimo gutegura, twari kubona amashopu y'indabyo ubu ngubu yashyushye, turimo kubona nyine ejo ari ibirori, abantu barimo kwitegura gufata neza abagore. None kuki atari ko bimeze, ahubwo turimo kumva abantu baba bivugisha ngo ntibabakira? What is happening? Why? Kuki umunsi w'abagore utaba ikirori ngo umunsi wo kwizihiza ku mugore? Ariko abantu bajya bumva uburemere bw'umugore, bajya bumva umugore uwo ari we. Nubwo bari hari ukuntu abantu tujya tuvuga ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, hanyuma abantu bakumva yuko bakita cyane ku kuvuga yuko ngo ibyo ngo abagabo ngo bashobora, ngo n'abagore ngo barabishobora, hanyuma bikagarukira aho ngaho. N'ibyo abagore badashoboye abagabo babishoboye, bigahita biba icyaha kuri bo, bagahita batangira kubibazwa no kubizira, bagahita donc bikaba ikizibiti cyo kubaregesha yuko bari wiki, ko badashoboye, ko babeshya, ko bataringanira. Come on, koko ubwo nuko byakabaye? Jewe uko mbyumva, tekerezo cyanjye ntashingiye yuko ndi umugore, uko mbitekereza. Abagabo ntibantera amabuye, ariko rwose mbaye ndi n'umugabo niko nabigenza. Njye ntekereza ko ku munsi w'umugore, twakabaye tubona abagabo bahagaze ku mihanda n'indabo, baherekeje abagore babo kwizihiza icyo kirori. Twakabaye tubona abagabo bashyushye nkuko bajya bashyuha kuri Saint Valentin. Twakabaye tubona abasore aribo batiganya kupropoza abakunzi babo. Twakabaye tubona bongera gukora commitment nshyashya ku bagore babo, bakongera kubashimira kuba babyariye abana, ko ari ba mutima w'urugo. Ariko bitandukanye n'ibyo turimo turumva bavuga ngo none tuzabakira. Ahore ni iki koko n'icyo abagore ubeho? Nibwo tuzabona abagabo bamwe bahetse abana bifotoze ngo baringaniye n'abagore, ngo bafashe neza abagore. Nibwo tuzabona abagabo bagiye koza ibyombo bifotoze ngo bafashe neza abagore. Hakodi koko ishyire, ariko jya mwigira wishyira nko mu mwanya w'uwo mugore urimo kuvuga. Uwo mugore ejo bundi numvishe igitusiye ko byaje kurangira bavuze ko ngo yari fake news, bavuga yuko ngo ahantu ngo urwego rw'umuvunyi rwagiye guca urubanza, umugabo yirukanye umugore we, bari bamaze imyaka 15 babana batarasezeranye, hanyuma ngo arimo kumwirukana mu rugo, ngo gakamwirukana, bakavuga ngo yari indaya babanaga. Okay. Nuko ngo umuvunyi ngo ategeka ngo umugabo ngo kwishyura ngo niba ari indaya ngo yishyure ngo indaya baranaga, donc ay'uburaya baranaga buri joro. Erezo mu byaje kurangira yari burage cyangwa se yari fake news, cyari igihuha kigendera, ntago byari byo. Urwego rw'umuvunyi ntago rwabikora. Ariko nyine imagine niyo bibaye ari nkabyo, ukaba uri umugabo ufite umugore mu bana, ugahita wumva ko nimutandukana uri bumukarase, uri mukarishyuye nk'indaya. Hanyuma wenda hakaba harimo abumva koko watangira kumwishyura uburaya. Ariko se icyo cyonyine uwo mugore yakoraga? Uri muribaza uriya mugore niba afite abana mwabyaranye, uri muribaza uriya mugore utwite umwana amezi 9, ariko abantu babana n'abagore batwite bajya babona ukuntu bahangayika. Biriya bintu wabibaha mwabikora. Njya mbona abazungu bagira amaporogaramu, kugira ngo hari n'ibindi bihugu byo muri Afurika ngira ngo bitangiye kubigerageza. Donc iyo bigisha cyangwa se bahugurira abagabo bafite abagore, amakupure, uko abagabo bafata abagore babo batwite, uko bagomba kubitwaraho. Abo bakafata umugabo bakamwambika ikintu kibaro cyangwa se ikintu kiremereye kabisa, gifite ishobora kuba gifite ibiro nk'iby'umwana, ku buryo nyine agendana nacyo
agatemberana nacyo, akajya mu rugo, niba ari imirimo yo gukora akayikora, ariko byaje kugaragara yuko abenshi muri bo bibananira kugitwara. Icya mbere kunama biranga, ikintu cya kabiri kugenda biranga, noneho batangira kugenda abona bifashe ukuntu kutabaho, ariko nyine ubona ko byabananiye. Ngaho ibibazo rero uwo muntu we ubwo nibwo buzima bwe guhera ku kwezi kwa mbere kugeza ku kwezi kw'icyenda, utongeyemo ibindi bibazo bijyana n'impinduka z'ubuzima, ukaba afite ubundi buzima buri muri we. Noneho warangiza ugatinyuka ukumva urashaka kuringanira n'uwo muntu, ariko kandi ukanabirengaho bitari no kuringanira, nibura ngo munaringanire neza, ukumva uranabimusuzuguye. Siko mushira isoni? Kumva rwose umuntu wamutuka, kumva uwo muntu ahubwo akanabyara umwana ukamwanga, kumva rwose wabona imbaraga zivuga yuko njya numva bavuga yuko ngo se ngo iki cyavuga ko ariko mwana ako nyamara buriya wa mugani wasanga ari Imana yahemutse kurema abagore kuriya, ariyo yaduteje abagabo. Anyway, uko mbitekereza rero ntekereza ko rwose bagabo cyangwa se reka mbisabire mwakabaye ku munsi w'abagore utaba umunsi wo kujya guhangana n'abagore banyu, kuko ari umunsi wabo washyiriweho abagore ngo mwumve ko bari bwo ari bubasuzugure, ngo mwumve ko ari bwo biri bintu bibucike rwose, mugatangira ahubwo mukumva ko ari wo munsi wo kubwira abagore banyu ko mubakunda, ko ari wo munsi wo kubwira abagore banyu ko ari ab'agaciro mu buzima bwanyu, ko ari wo munsi wo kubwira abagore banyu cyangwa se abasheri banyu ko rwose ari abantu b'ingenzi, mutabafite bitaborohera. Ubushize ndumva nibuka His Excellency muri speech ye yavuze ku munsi w'abagore, avuga ati ubundi buriya abagabo turirarira, buri mugabo wese buriya uzabona aba afite umugore we mu buzima bwe utuma ahagarara ahangaha akigirayo yigirayo ngayo yose, buriya hatari umugore abagabo buriya byabacanga mwaseba rwose pe, kandi ntiyabeshyaga. Bagabo rero ariko tunaboneraho koko tunahwiture niba kuko hari abagore bagera ku munsi w'abagore. Kera najyaga mbibona ku munsi w'abagore ngo ugasanga umuntu ngo ateye agatebe ku muryango, ngo uyu munsi ngo niho heka umwana, ngo uyu munsi ngo niho kubura, ngo uyu munsi ngo umunsi w'abagore. Kose abantu baracyabona ndakeka bitakibaho di. Bibaye bibaho mwe abagore mwe namwe byaba bidakwiriye. Ariko rwose bagabo umunsi w'abagore ntubu umunsi wo guhangana nabo, ntubu umunsi wo kumva byacitse, mumva ko ijuru rirabagwiriye, ahubwo ubu umunsi wo kwibuka ko ari abantu b'agaciro mu buzima bwanyu, mubibashimire, mukora ikintu cyabanezeza kuri uwo munsi. Come on. Ngayo nguko rero uyu munsi ndasa nkaho narondogoye mu bintu rwose, namvuga ari ibintu bisa nk'ibyambabaje, ariko nyine abantu tuzagenda tubiganira, akatwizere yuko n'inzego bireba zizagira icyo zibikoraho, hanyuma hakazagira rwose ikintu gikorwa, haba kuri abanyamahanga bitwara nabi kubera igihugu, haba kuri aba bagabo rwose batahake abagore ku munsi wabo gumana. Rero rwose ibi bintu twizere ko bigiye kuba bihinduka, hanyuma rwose amahoro akaganza inaha, ariko ubundi batwaye iki? Ngayo nguko amakuru rero nakagaruka. Ejo ni umunsi w'abagore, umunsi mwiza w'abagore ku bagore bose badukurikira, umunsi mwiza w'ababyeyi, umunsi mwiza w'abakobwa, umunsi mwiza w'umugore aho ari hose muri iki gihugu no hanze yacyo. Umugore wese udukurikira, umunsi mwiza w'abagore bari mu buzima bwanyu, umunsi mwiza w'ababyeyi babibarutse, umunsi mwiza w'abagore aho bari hose. Reka rero tubashimire cyane ababanye natwe, amakuru nakagaruka, tuzakomeza tuganire, tuzakomeza twungurana ibitekerezo, ariko rwose umugore ni ingenzi. Ngaho rero mugire ijoro ryiza, turabakunda, naho utaha. So free in this world, your love, lovely bow, just be bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Every step you take, every word you speak, lovely bow you make our hearts skip a beat. Bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we adore, bow, 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 lovely bow. You, boo, bow, we want more. Ooh, 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 ooh.
like the sun, so free in this world. Your love, lovely Bo, just be Bo, 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 lovely Bo. You, Boo, Bo, we adore Bo, 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 lovely Bo. You, Boo, Bo, we want more. Lovely Bo, we adore. Lovely Bo, we want more. Every step you take, every word you speak, lovely Bo, you make our hearts skip a beat.